umunsi umwe ngiye kwa papa agiye kumvuza mu Kinyarwanda mu 600 atanga 3 tugiye kwa papa amafaranga 3 yari asigaye abibonye arababara cyane umwana wanjye ibi ni ibiki ubona kababaye mamanje haragira atubwa ngo se ngo mwajya ngo bikore hiki mama ati rero najya mu amafaranga 3 amusona uko byagenze ati rero 3 niba ari amafaranga uje kunyaka byihorere papa ijambo ryambwiye ryambabaje njyango nindamuka nashaje nzaba nkiryibuka kandi ryarambabaje yarambwiye ngo mureka genda pfe kuko nabapfuye ntiyabaruta kandi ntabasha gubwiza nubwo ntari umwana ntarenze icyo bisobanuye ryarambabaje nkumva ari nkoze ku mutima nari mfite nk'imyaka 5 4 gutyo nk'itanu nk'itandatu nk'ine tutangire tugushimira mwami ko akomeje kudufasha akomeje kutugira neza tugeze uyu mwanya tugihumeka umwuka w'abazima iryo nishimwe rikomeye kuri twe ubwo turi hano nukuri mwami tugiye kumva ubuhamya tugiye kuganira n'umukozi w'Imana umwana ukiri muto hari ibyo tugiye kutuganiza byinshi kandi nukuri mwami biri buze kugirira abagiye kubikurikira umumaro ngadufashe kwe tugiye kuganira tuvuga amagambo aguhesha icyubahiro kandi nukuri mwami n'ababyumva bagire ikintu bakuramo kibubaka tubigusabye tukwizeye tuzi ko gushobora byose kubwo Yesu Kristo umwami wacu urakoze amen. Iyi ni Iyobokamana TV nkuko mubimenyereye naho nge ndi Sam Gakire kuri kamera za Iyobokamana TV turi kumwe n'umwana ukiri muto cyane ariko ufite impano zidasanzwe ninde Igihozo Sandrine wavutse ryari ibwira abadukurikiye Iyobokamana TV navutse berekane nabwo mfite imyaka 15 Sandrine w'imyaka 15 ubwashize twaganiriye na mama wawe atubwira ubuzima bugoranye mwanyuzemo ariko biba ngombwa koko kubera uburyo yarabitubwiyemo turavuga ati twazaganira na Sandrine turagira none nawe tubwire muri make ibyo wibuka muri ubwo buzima bw'imikurire yawe ibyo uri kwibukura cyari muto ariko hari ibyo wibuka ni ibiki nk'ibyo nibuka nkiri umwana ntangiye kumenya ubwenge nabonaga papa na mama babana ariko igihe kiza kugera batandukana nkuko gutandukana rero twaje kuba mu buzima bubi mu buzima buruhije mu buzima bw'ibibazo byinshi mu buzima budasobanutse nk'uko twe twemongera na papa tubana na papa muri ubwo buzima rero twaje guhamo n'ibibazo marahajya kubona ibyo tuga kuko nta kazi yari afite ubwo muri uko kubaho gutyo mu kazi yatugaburira ibiryo bibize ukuntu bidahwanye nuko twari tubayeho tubana na papa muri ubwo buzima rero twaje kubamo mama yaje kugera aho ngaho arasara akazijya arayirukankana n'inzoka mu nzu atubyutsa twirukankana hati se mama ko twirukankana ariko ubwo ngo nta bwenge narindi kuvuga ngo ibi nibi mama yabaye iki ngiki n'iki nkabona twirukankana hano mama ko twirukankana akambwira ati ndabona inzoka ngiziriye yenge na murumuna wanjye twe turabana babiri bonyine nge na murumuna wanjye gusa nta bandi ubwo muri ubwo buzima rero mama iza gusaraho inzoka zikazajya zimwirukankana zimwirukankana ati ndabona inzoka zinyirukankana muze mbahungane akatwirukankana inzu yose ariko bwacya inzoka akazibura akaryama agasinzira yaje gusara noneho arerura bijya ku mugaragaro nko ku mugaragaro akazajya yirwa atwirukankana arara mu gitondo akatubyutsa hati muze tugende tukabyuka tukambara tukagenda tukirwa tugenda ngeraho nkajyaho nkabyimba ibirenge agafata ibitambaro akanzikira ku birenge tugakomeza tukagenda muko komeza kugenda rero naruha akanshyira ku rutugu yamara kunshyira ku rutugu agahikanamo umunange mu mugongo tukagenda muko kugenda rero tukajya ngo nakananirwa tukaryama ku nzira ahaje kugarura ubwenge akaza hise n'abagenzi ngaha turi ni hehe abantu bakamuyobora tukajya tugasubira mu rugo na yanzara na munaniro ko twiro tugenda tukagenda tukongera tukiryamira
ubwo umuntu ajya ngamuhaye amafaranga akagenda avuga ko agiye guhaha ibirayi, twumva ko agiye guhaha ibirayi, akagenda tukanahashya ubugari na soya n'amamesa. Ubwo ufata soya y'umuhondo n'amamesa y'umuhondo ugashyiramo ubugari, byari ibintu rwose twe byadutondaga. Ariko kuko twarabantu tutari tuzi ko mama ntabwo dushaka ibi ngibi, tukemera tukabirya kwa ngo tureke ko twaramira ubuzima bwacu. Muri icyo gihe rero mama twakomeje kuzajya tugenda aho agiye kuzajya agarurira ubwenge bukomeza kuza, akajya mu rusengero, Imana ikaza ikamusanga, hati mwana wanjye ndagukijije, ariko njyewe sinari nakamenya ko Imana ivuga, sinari nakamenya no gusenga. Mama rero ngubwo Imana imufatira ngo mu rusengero gutyo, ko nabwo agashaka kuzajya yisohokera yigendera, Imana ikamufatira ikamugumisha, akomeza kugenda ajya mu rusengero. Ubwo ngubwo muri icyo gihe rero mama ajya mu rusengero, Imana ikamuti nzagukiza, nzashyiraho iherezo ku buzima bwawe, nzashyiraho iherezo. Mama ariko we ntabyumve, akumva ni nk'ibintu bimugwa mu matwi utazi uko bimeze. Mama rero ubwo ngubwo tugataha, twajya mu rugo tukiryamira, tukajyana tukabyuka tugenda nabwo bikaba nka kwa kundi. Ubwo twabaga twiriweho nta byo kurya, nabo twajya ngo turashonje, tukanatuzana ibintu bimeze ukuntu ubona yari yatetse, nta mubabi bamuhaye, situzi aho yabikuraga, twabonaga tukanatuzaniye ngo ubu ngaho ni murye, tukapfa kurya natwe kuko ntabwo twe tuzi ngo ibi byavuye ahangaha, tukira kuko twari twifitiye inzara. Ubwo rero muri iyo minsi twaje kunanuka, tumera nabi cyane. Imana yo kabyara ndayishimira kuko yagiye dukora muri ubwo buzima. Ubwo haza umuntu wari uje gusura mama, wari bene wa mama bari bafite icyo bapfana, tubona aje kudusura, amuzana agatoki, amuzana n'amakara adutekera kuko yari azi ko mama yarwaye ibisazi. Adutekera, tukanatuzaniye mu gitondo, akazindukira mu rugo akaza akadutekera, akatuzana twirukanka inyuma. Uwo muntu ndamusabira umugisha cyane ko yagiye twitangira. Icyo gihe twabaga Nyarutarama, kuko umuntu hari umuntu wari waduhaye inzu yo kwiberamo ubuntu, kuko ntabwo mama yari kubona amafaranga yo kwishyura, ntaho yagiraga ho gukora amafaranga. Ubwo rero uwo muntu atwihera inzu yo kwiberamo, tukajya twirukanka tugenda gutyo, aho dutahukiye tukaza tukaryama n'umunaniro n'iki kurya na ya nzara, twiriwe gutyo tukaza tukaryama. Uwo muntu rero akazajya aza akadutekera, akatuzanira ibyo kurya. Ubwo rero aho nsubiye inyuma gatoya, nzi ko muntu yaje kubyivovota nawe ubona biramutonze. Imana tujye mu rusengero, Imana avuga ngo hari umuntu wakugemuraga nk'igikona cyakugemuriraga, cyatangiye kwivovota, cyatangiye kuzana ibintu by'ibibazo, nawe arigendeye. Mama ararira cyane, Imana karamfashaga, karagira gute wambabare kuko ntagende, tugakomeza tukagumana, akamfashiriza abana ko ngiye ubona ngisa nkaho byarangiye. Imana ngiye kukuzanira ikindi gikona, ariko ihangane nubwo uragiye nzakuzanira uwundi. Ubwo rero mama bigira aho ngaho, umuntu nabwo ntiyaza, mama atangiye gufatirwa mu rusengero gutyo, tujya gusenga. Muri icyo gihe hashize nk'icyumweru, Imana yatubwiye nza kurwara cyane, ndarwara pe, nkazajya njya kwituma ikintu cy'ikinyama kirekire kigasohoka mu kibuno, nabwo ubwo nkoze ibyo ngiye gukora, nkagaruka nkabona mama dore iki kintu kijojo amaraso. Ubwo umunsi umwe mumegeze kutwicaza, agiye kutugaburira, atwicaza ku mufuka, yari yanyambitse ikariso, anyambika n'ijipo y'ikoboyi, ayicaza ku mufuka, birenga ya kariso, birenga na yakoboyi, birenga na wa mufuka, bifata hasi ku butaka. Ubwo mama bimenye, abibonye agiye kudukura ngo ajye kuturyamisha, ako wa mufuka asanga amaraso afashe hasi. Mama arira cyane, arataka ati umwana wanjye agiye gupfa urupfu rumeze gute Mana, agiye gupfa jojo amaraso nk'abantu bakuru, ibi ni ibiki Mana wantabariye umwana. Mama tujya mu rusengero, tugiye gusenga, ngo areka ati Imana yabivugaho. Imana
iraza iramusanga ngo nkukirije umwana uko tugiye gusenga Imana akavuga ngo nkukirize umwana marangira ati Imana ibintu amagambo yasinya ashaka ujye ugenda ubimwibwire dore nguriya nawe nta bwenge ayobewe uzajya ubigenda ubimwibwire sinshaka kuzongera kumva iyo kuvuga ngo unkirije umwana kandi nanjye mbona ari gupfa yapfuye byihorere Mana ujye ugenda umwisangire. Umunsi umwe tugiye gusenga Imana iraza iransanga iranyibwira ati umwana wanjye ndagukijije. Muri icyo gihe maze kuvuga ngo irankijije hamara nk'icyumweru ntarabona nta impinduka. Umunsi umwe ngiye kwa papa agiye kumvuza mu Kinyarwanda mu 600 atanga 3 tugiye kwa papa amafaranga 3 yari asigaye abibonye arababara cyane umwana wanjye ibi ni ibiki ubona kababaye mamaje haje atubwa ngo se ngo mwajya ngo bikore hiki. Mama ati rero najya mu amafaranga 3 amusana uko byagenze ati rero 3 niba ari amafaranga uje kunyaka byihorere. Papa ijambo ryambwiye ryambabaje njyango nindamuka nashaje nzaba nkiryibuka kandi ryarambabaje. Yarambwiye ngo mureka agenda apfe kuko nabapfuye ntiyabaruta kandi ntabasha gubwiza. Nubwo ntari umwana harenze icyo bisobanuye ryarambabaje nkumva ari nkoze ku mutima. Nari mfite nk'imyaka 5 4 gutyo nk'itandatu nk'ine. Imana iraza irambwira hashize muri icyo gihe tuvuye kwa papa mahise ataha nawe ataha ari kurira. Ubwo ngo tugeze mu rugo umukozi w'Imana araza arambwira niciye hanze muri kujya arimo guteka ko utundi turimo niciye hanze. Umukozi w'Imana araza arambwira umwana nkizeho iherezo maze kuba kikizeho iherezo ndabyikiriza. Hashira icyumweru ntibuka ko nari mfite ikibazo cy'uburwayi. Hashize icyumweru rero mama naho aho aje kubyibukira amaze sandiri cya kintu n'icyaga ntantireka da ntacyo nabonye Imana yo kabyara inkiza gutyo. Rero ikindi gihe twaje ubuzima bwaje kuducanga none twimukira inaha ngiye kugura inkwi nsanga arimo kwasa agati k'akabango kangwa mu jisho kanguye mu jisho. Nabwo mama tujya kwa muganga hafi ahangaha. Tugiye kwa muganga barahamagarana baravuga mama hamaga papa ati umwana musize kwa muganga hanze kumukuramo igiti cyamugiyemo kandi ngo arimo kukibona ngo ashaka kumushyamo umuti ukurura amarani imirishyi n'amarira. Ubwo rero mama abura amafaranga bamuciye 5,000 abuza amafaranga arahamaga papa ati rero amafaranga ndaje nyohereze ndanafite ndaje nyohereze. Mama ati rero muganga amafaranga baraje bayohereze none mukuremo kabyara we ijisho reka kuyikomeza kubyimba. Muganga kinkuriramo bigize nk'umasasa batarayohereza njya mu inama na mama rero ntago bari buturekure rwose reka nkugira inama mati sihe mwana wanjye kubona ibintu byaducanze ko ntebe bugucikije nani rero sohoka utahe ugere hari hirya ubuhagaze hari hirya gatoya nahi ndeta mbaza aho tuwarete iri twisokeye twigene kuko nabona amafaranga tutazayabona kandi ntayo yakohereza nani usohoke nge nabaza aho tuwarete iri nsohoke nsa nkujye ku tuwarete nanjye ncike twigendere nayohereza tuzayamushyira. Ubwo rero yakomeje kutubeshya gutyo ngaje yohereze amafaranga ntayo twabonye turabyihorera kwa muganga twacitse gutyo ntago twongera gusubirayo kuko ntago twaye gusaba nta mafaranga tubashyiriye. Muri icyo gihe rero amafaranga yabuze mumaze gusubira nyuma biganiriza umuganga ati ne nabyibagiwe ariko nabwo murwaye ntwari kuza kubimbwira nari nabagize ikibazo. Magatoya mama kiri umusazi atangiye gusara yatekaga ubugari akabutekesha ibicupa akabutekesha ibifuka n'ibijerikane agateka n'igikoma. Ubwo twabiryaga mu gitondo na saa 6 nimugoroba. Ubugari gufata ubugari ukabukoza mu gikoma ubwo ni nka igikoma cyabaye isosi y'ubugari. Muri icyo gihe rero mama byakomeje kwa bigenda gutyo ku buzima bukagenda bwicuma iminsi ikagenda isubira inyuma iminsi ikagenda yicuma. Muri icyo gihe rero navuye muri Kigali cy'ubundi kugira ngo
kuva muri Kigali ubuzima bwarakomeje buraducanga. Umuntu wari utuye inaha aza kubwira mama ati rero muri Kigali ntago wabishobora, reka tujyane ujye kubirwamagana, kuko muri Kigali ndumva twaragiye dukodesha, kuko n'ubu ngubu ni isaha aho turi ntago ari mu nzu yacu, nabwo turakodesha. Ubwo amazu mbasha nko kubara naba nibukamo neza twabaye mu Kigali ni nk'amazu nk'7 tujyana dukodesha, batwirukana badusohora bakaduta hanze, imvura ikatunyagira, ariko tukiyoronsa matera umva ntitugere ko ibintu bikangirika. Ubwo rero umuntu yaje kugira iyo nama mama aramwa ati nta kibazo uzagenda uhanyereke ndeke ubuzima bwakomeza. Muri ubwo buzima rero twabanje kwaho hepfo, tumaze kuhaba ubwo hari umudamu wacuruzaga ibitunguru abiranguza. Mu cyo ndaje ku isoko akaza, mama ubwo yagiye guhinja amafaranga 400 500. Umudamu akaza akati se mama nyari he? Hani mama yagiye ku kazi, kuko nyarabitaga ku kazi, kuko twabanaga agenda katuzana amafaranga tugahaha. Hani mama yagiye ku kazi, nese yabonye akazi nani arahanje ibitunguru byo guteka, ama ibitunguru byinshi cyane. Ndaye nani ibitunguru ntacyo twazabimaza, bijyana mu isoko. Nefite nk'imyaka 7 8 nzi kubara, mbijyana mu isoko nkafungira 100. Uwo mwuga wo gucuruza nawize natangiye kwiga gutyo, ntangira ncuruza, arabanyibara batanyiba, nkacuruza gutyo, ntangira gucuruza gutyo, nkazajya mbona 200 nkashyira mama agashyiraho n'andi yari yazanye, tugatanye tugahaha. Ubwo ntariga kwiga, ntangiye vuba mfite nk'imyaka 11 nibwo natangiye kwiga mu wa mbere, ariko nabwo ntabwo nakomeje ngo nige mu wa kabiri. Nese ntaruka, ubu ngubu ndi mu wa 6 ndakona mwaka. Nese ntaruka natangiye mu wa mbere, mu wa kabiri nahita mujya mu mitano kajya mu wa 3. Kwa mama ati ubwo ngubwo uzajya mu wa 3 uri umukecuru, none reka nkusimbukishe Imana niba ariyo koko yatumye utangire gatuma ubaho ntupfe, ubuzima bwose twagiye ducamo izaguha ubwenge ukomeze wige. Ubwo rero Imana yo mu ijuru impa ubwenge ndakomeza. Nsubiye inyuma gatoya, twigeze mama ati yarabaye umusazi, ariko kugenda byoroherwa bigenda bikira. Anjyana kwa bene wabo, anjyana kwa mukuru we, ndagenda ndiga. Nabwo aribwo natangiriye mu wa mbere. Papa aranje arampamagaza aramwa ati ndashaka umwana wanjye, ndashaka kumusuhuza. Mama aranzana ati nzamugurira ibikoresho uzamuzane mu kiruhuko. Papa ubwo ngubwo ndagenda ngiye kumusura, ahita ntorokana amvana hafi ya mama, aranjyana. Aranje amaze kunjyana ashaka undi mugore wa kabiri, amaze kumushaka akazajya ndyamisha hasi, nkurizamo kurwara malaria kuko ntayimenyeye kuryama hasi kuri sima, nkurizamo kurwara malaria. Umugore nawe ahita nyanga ngo sinshaka umwana urwaragurika mushyire nyina. Ariko papa yaje kungarurira mama, ubwo umuntu agahita amugira inama, mama twimukira inaha aho atazamenya. Ubwo ngubwo tukigera inaha sinese ngiye ubuzima, mama sinasabona ubushobozi bwo kuntangiza ngo nsubire mu mashuri. Narakomeye aho muri ubwo buzima buradutonda cyane, nabwo bukadutonda. Mu ubwo buzima abura ikiraka byo kujya guhinga, nawe wa mu mama ntiyanjya gushyira ibitunguru muri iyo nzu twabagamo, twe tubangikanye nayo, nkajya kubihabika. Twamaze iminsi 5 tunywa supadipe yonyine, hari byo bitwitungiye. Twese twarabaye imirambo, ari njyewe, ari mama, hari murumuna wanjye, twese twarabaye imirambo. Nta numwe wakwihereza akantu, nta numwe wabyuka ngo agenda atabaze, twese twarabaye imirambo aho ngaho. Twakwitsamura ahari akenge hose, y'amazi twanyweye, bya supadipe twanyweye bikagenda bihanyura. Ubwo rero muri iyo minsi ubuzima bwadukubise, mama atanya kwicuza icyatumye abaho, atanya kwicuza icyatumye aturera, atanya kwicuza ibintu byinshi cyane. Ariko ubwo ngubwo nsubiye inyuma gato, ijisho ryakomeje kumbera ijisho, na n'ubu ngubu
hari igihe bijya bingaruka nk'iyo haje umuyaga mwinshi cyangwa izuba ryinshi, hagiye bijya bingaruka byakurijemo ukanywa ndwara amaso. Tugiye kwa muganga i Rwamagana banyandikira rinete za 45 kubera ubushobozi kubera ubushobozi twari dufite, mama abura ubushobozi bwo kwishyura za rinete zirabura. Mama ati ubwo ngubwo rero ntabwo nabona amafaranga yo kwishyura rinete ngo mbone no kwishyura izanjye rinete kuko nayo yararwaye amaso. Ati rero ubwo ngubwo turindira Imana nizi byayo, rinete sinabo twabona ubushobozi bwo kugura rinete arabyihorera. Rero ubwo ngubwo muri iyo minsi tukimukira inaha twakomeje kuba mu buzima bubi, ariko Imana yo kabyara, Imana yo gaheka n'isambu itarumba n'ubwugamo bw'umugaru. Ndayishimira uko nyije amasaha nkihumeka umwuka w'abazima, na mama akaba akiriho nubwo tutazi amaherezo ya papa, ariko kubwanjye Imana yaje kunsanga nagiye kubwiriza mu Mutara, intumaho umuntu Imana azamwa ngo babara papa wawe kuko nutamubabarira n'Imana ntizamubabarira. Ndavuga nti Imana njyewe nta mutima mfite kumubabarira kuko tutatureba guhera mu wa mbere nta kayenzi, mu wa gatatu ubwo natarutse nta kayenzi, nta karamu yenzi, nta gitsureke nzi, mbese nawe kumumenya ubu ngubu munyeretse sineta mumenya. Imana ati rero ubwo ngo nutajya umutima kumubabarira nanjye sinzamubabarira kuko ni wowe mfura yakagombye kugira inama mama wawe mukagira inama mukabarira papa wanyu. None ubwo tuzamubabarira rero nanjye sinzamubabarira, ariko mama akazajya agenda nyihanganisha ngo nzamubabarire kubera umutima wanjye uko wabaye nk'urutare kubera we. Nkumva njyewe ubwanjye sinshaka no kumureba, sinshaka no kumva iryo jwi ry'Imana ngo nimubabarire, nkumva ntaho nakumutima kumubabarira. Ubwo rero muri iyo minsi nakomeje kuzajya mbwiriza ahantu hatandukanye. Sandrine, reka tureke tutari twajya kure. Abakurikiye Iyobokamana TV, ndagira ngo uracyari muto, umuntu akurebye mu myaka yawe uravuga Imana, umuntu akagira ngo ni umuntu mukuru ufite nk'imyaka wenda isumbye hiyawe cyane uburyo uyivuga. Ndagira ngo numve impano, ibintu bijyanye n'impano ubundi zawe, ubushobozi Imana yaguhaye bwo kuba waba umukozi wayo nubuhe, byaje ryari? Ubwo rero mu gihe impano Imana yazimpereye twagiye gusenga mu makiri umusazi, Imana irambwa kuko kubwa agahinda wagize, kubwa mubabaro, kubwa imvune wagize ugenda uvunika, Imana iransanga irambwira ngo nguhaye impano, we nguhaye impano ntigeze mpa abantu bose. Yampaye impano y'ubuhanuzi, yampaye impano y'uburondozi, yampaye impano yo gucuranga, yampaye n'impano y'ubugenzuzi, yampaye n'impano y'ivugabutumwa, yampaye impano zijya muri 5. Izo mpano zikoresha ute? Izo mpano nk'impano yo guhanura ntabwo ari ibintu byoroshye cyane byo kubona umuntu ngo itumwango ibi n'ibi. Imana yo nukubanza irazi kakwisangira, nk'urugero nk'impano y'ubuhanuzi. Mama twize kujyana gusenga ahantu, ariko we agiye gusenga barangije bapfukamisha abantu bafite impano ko zitarasohora, ariko njyewe sinabyitaho ndakomeza ndiyicarira. Imana irazima gusa nari nicara ngo kuki utajya mu bantu bahawe impano ngo nawe usengerwe nk'abandi. Ndani Imana njyewe ntabyo nzi, ntago nzi kwampaye impano. Iyo mpano y'ubuhanuzi rero itangira ikora ityo, barancanira icyo cyo gucanira, barancanira ntangira guhanura gutyo, ibyo mbwiye umuntu bigasohora, ibyo mbwiye umuntu bigasohora, ibyo mbwiye umuntu bigasohora, niyo bidahise bisohoka kanya bijyaho ngo bigagihereza bigasohora. Sandrine, ku bijyanye n'ubuhanuzi reka tuhavugeho. Hari igihe nk'umuntu, abantu benshi cyane bakunda kuvuga ko ubuhanuzi arimo abantu bavangiwe,
umuntu akakubwira ibintu gusa kurebye yimajinye atekereje, urumva impano nk'umuntu yifite wayihawe, abo bantu batandukaniye he n'umuntu utarayihaye w'umunyabinyoma? Ahantu bitandukaniye rero, burya umuntu urimo Imana uyu umurebye nawe ubwawe uramwibwira, kuko nkanjye nta kuntu nkanjye simba mfite amarangamutima, nta kuntu aza ngo nkurebe gutya mpite nkuvuga ngo Imana imbwa ibi n'ibi. Nk'abo ngabo rero baba bafite icyo bakugamijeho, baba bafite icyo gushakaho, ariko nkanjye nk'uko Imana yazimpaye imbwira ibyo mbwira umuntu, nanone ntabwo mureba gutya ngo mpite mbwira ngo mubwire ibi. Ni ukubanza nkayinginga nkana Imana mbwira ibi n'ibi, nko gusengera umuntu nkumva Imana ubu hano zigiye kuza, mbanza nkana Imana niba ari wowe ukuri ushaka ko mbwira umuntu ibi bintu, ubanza umpa ikimenyetso yuko ari we, yuko ari wowe umbwiye ibi ngibi mubwira. Ubwo igahitamo ikimenyetso runaka, nakimubaza cyangwa namubaza ku byerekeye kuri we akanyemera, cyangwa nakumva atabishyikira neza nkambwira Imana mbabarira umpa ikimenyetso, ahita akura vuba akatacyumva, cyangwa mpa ikimenyetso runaka. Sandrine, uramutse usengeye umuntu bikaba ngombwa ko ashaka kugushimira wenda ibyo umubwiye byasohoye, agiye nko kuguha amafaranga, ntabwo wayemera? Hoya njye ntabwo nayemera, kuko iyo aje mu rugo wenda ngo umusengere akampa ayo mafaranga ngo ngakira ngo wansingiye ngo ndumva mbohotse, njye ntabwo mpita nyemera, kuko biba bimeze nko kugurisha impano z'Imana. Kandi njyewe Imana niba yarampaye impano ntabwo naziguze n'Imana ngo naraguze n'Imana. Imana yampaye kugira ngo abantu bayo babohoke, bakire, bakizwe. Ntabwo Imana yampereye ngo njye kugurisha impano zayo. None se ntabwo birakubaho ngo umaze gusengera umuntu akubwira ati dore agafanta? Byambayeho kenshi, bagiye baza bansengera, mbasengera bakansengera, nko gusengerera hatacatugura aho gafanta. Nkani hoya, mugende mubanze murebe ko ikibazo mwaje mufite kibanza gukemuka, kuko uko niko kugurisha impano z'Imana. Ubwo nyuma iyo byakemutse, Imana ikabatema umutima kuza kunshimira, baraza. Nabwo amafaranga yabo ntabwo nemeye gutanyafata mu ntoki, iyo bambwiye ngo ushaka kugura agafanta kandi dushaka kuguha amafaranga, ndavuga nti hoya, reka mbahe nimero za konti muyashyireho, kuko Imana muri uko kumpa Imana namwe ngo nguhaye impano, ariko uzatunga ko tukiri umwana, konti ndayifite. Kugenda nsengera abantu ntabwo bafite amafaranga atabashyaho ako kanya, babanza akagenda, kandi nanjye ntabwo mutanzi baho kanya, barabanza akagenda bakampamagara bati byanarasubijwe, none agashaka kugura agafanta, akayohereza kuri telefone nama cyangwa agatishyira kuri konti. Imana yakubujije kwakira amafaranga mu ntoki umuntu usengeye atari yasubizwa. None se Sandrine, ubona umukozi w'Imana usengera abantu ashobora kubaho gute ari byo bintu akora gusa mu gihe yaba yanze ayo mafaranga? Ubwo ngubwo yanze gutyo, Imana nayo niba yarabikubujije iba ifite imigambi yayo iba yateganyije. Nk'ubwo ngubwo sina amafaranga gusa, no kugenda gusura umuntu ngo ngakira ngo ibiryo, nabyo narabibujijwe. Noneho kugira ngo umukozi w'Imana abeho ari cyo akora gusa, hashobora kuza umuntu akaza akagusengera, Imana ifite umugambi wayo. Iyo yumviye ukayumvira nayo, nkuko ukayumvira nayo, iragira ute, irakugabura cyangwa ikaguha ikigutunga uwo munsi. Nk'ubwo ngo hari umuntu wigize kuza, twabwiriwe ngo aje ngo musengere, twabwiriwe twaburaye w'igishari, twabwiriwe twaburaye, araza ngo musengere. Ndaje ndavuga nti Imana, ko nta mwuka mfite, ko numva ameze nabi, umuntu abusinya koko gute, nta mwuka mfite, siranze kumusengera pe, umutima urakunze kumuburananiwe.
ubwo ngubwo Imana yabyisanga nta mutima mubi mbivuganye sino kwanga kumusengera, nahise numva ngiye mu mwuka, numva ntangiye kuzana imbaraga, numva meze nk'umuntu wariye kandi ntariye. Ntangira kumusengera, maze kumusengera ako kanya hari umuntu nari narasengeye mbere, numva arahamagaye, tukimara kumuherekeza uwo muntu yamaze gusengera, numva arahamagaye kuri telefone yohereza ibihumbi 5 tuyakoresha gutyo, turahaha turateka turarya. Ubwo rero umukozi w'Imana iyo yubashye Imana nayo iramwubahisha, kandi agendeye mu nzira zayo, mu nzira z'Imana nta kuntu Imana itakugororera warayumviye. Sandrine, muri izo mpano zindi ufite niye yindi mpano ukunda gukoresha cyane ubona ifasha abantu? Nk'impano y'uburondozi, impano y'uburondozi niyo nkunda gukora, niyo nkunda kwibandaho cyane, nko mu gihe abantu bari kwatura. Dufite groupe hano ku rusengero rwacu, ninjye ujya kubaturisha, ndabatuza. Nk'iyo bavuze ngo tujye kwatura, njye mva mu rugo nabirangije, natuye, numva mpamanya n'umwuka w'Imana ko nta kibazo, nta rubanza nsiganye imbere y'Imana, nkagenda nkabatuza. Ubwo nkagenda ni nk'impano y'uburondozi nkoresha bakatura, ariko Imana ikagira ibyo nyereka batavuze cyangwa bateye isoni byo kubivuga. Iki n'iki Imana ikubabarire, iki n'iki, bikagenda impano y'uburondozi mbone kugenda ikura ishaka nko gusumba iy'ubuhanuzi. Sandrine, ku myaka yawe urarondora, urahanura, urabwiriza n'ibindi watubwiye, ntabwo abantu bashobora kubipinga cyangwa ngo ntabwo urahura n'abantu ngo bagupinge cyangwa bagusuzugure bitewe wenda n'imyaka yawe, cyane cyane ko ibyo bintu wenda uvuze bidasanzwe kubona umuntu ufite nk'imyaka ufite ubikora? Abo bantu ntabwo babura, babaho benshi cyane, benshi bakaguca imbaraga, bakaguca intege. Nk'uwo mwahura hati nkawe bugiye ngiye gusenga, bakati ubwo se ugiye gusengera iki, bakatanya banca imbaraga gutyo. Nanjye ubundi ngiyewe wakucyameza impano, ariko nkongera nkigarura Imana. Hari aho wankuye rero, nanjye nagira ngo uko wangiriye neza, nagira ngo mbikwiture nk'uko wemeye ko mbaho, nagira ngo nkukorere, njye imbere yawe nkukorere. Abantu rero kenshi na kenshi nkajya kubwiriza bakampinga, bagasa nkaho batabyumvise, ariko kuko hari icyo navuganye n'Umwami Imana, ikagenda inkomeza mu nzira yayo. Wibuka cyangwa n'iki wibuka abantu baguciriyeho intege? Nk'impano y'ubuhanuzi cyane, bagiye banca intege, nkabahanurira, baje mu rugo nkabahanurira, nahwa nawo mu nzira nkamuhanura, Imana imbwiye ibi n'ibi, mbwiye ko wihebye ibi n'ibi, nkayimubwira nagasanga nibyo, ariko akati uriya sabibwe n'iki, cyangwa akampinga iki n'iki kizakubaho cyangwa ntikizakubaho, Imana ikigukuriyeho, ariko iguhe ikimenyetso. Bakampinga kuko batari bagira babibona, bakampinga hati wowe uri umwana, ibyo uvuga ububizi, ubukura hehe, ibyo wazabyoheka, ibyo ngibyo ari by'abantu bakuru, uzabyihorere. Ariko Imana mu ijuru igenda inkomeza gutyo, nanze no gukora umurimo wayo. Imana ndabiretse mbivuyemo. Iryo joro ndota narose ibintu byinshi cyane, yani n'umurimo w'Imana no gusenyuka. Imana ati haguruka kuko naguhagurukije, icyatumye udapfa kiriya gihe cyo cyatumye nshaka gukoresha. Ni byiza cyane, Imana ko ikomeje kugufasha, kuko nta yindi nyiturano bitewe n'aho Imana yagukuye, bitewe n'ibyo Imana yagukoreye. Ati nta yindi nyiturano uretse kuyikorera. Mu bijyanye no kubwiriza, nihe hantu ujya kubwiriza cyangwa wigeze ujya kubwiriza ubona abantu bafashijwe? Mu Mutara nagiye kubwirizayo, mbona abantu barafashijwe cyane, kuko iryo joro nabwo nanze kujya nzagenda mbabwira iki, ko nta jambo nateguye, nzagenda mbabwira iki, ariko nagiye mbabwira ku ijambo rya Nehemiya, mbabwira ukuntu Nehemiya yababaye. Buriya igitabo cya Nehemiya kijya kimfasha, mbabwira ukuntu Nehemiya yakomeje kubabara cyane, inkike zasenyutse, mbavuga ku ijambo rya Nehemiya, mbona barafashijwe.
n'i Kigali Kicukiro naho narahabwirije, naho mbona abantu barafashijwe. Sandrine, ku myaka yawe nakomeje kuyibandaho cyane, ntabwo twavuga ko hari hakiri kare wenda ushaka kuzacika intege, kuko ni byiza cyane kubona umwana nkawe uri mu murongo nk'urimo uri gukorera Imana ku myaka ufite. Ntabwo ushaka kumva ko uzacika intege wenda nugera mu myaka yo hejuru? Nkanjye mu byumviro byanjye nacika intege pe, ariko Imana yo mu ijuru nkakomeza hano. Imana nubona aho ngiye gucika intege, ukabona aho ngiye gutentebuka, uzampa imbaraga ngende nkomeze nkore umurimo wawe, kuko nanjye aho wankuye harakomeye. Uzajya ukomeza umpa imbaraga zo gukora uyu murimo, kuko iyo nza kuba n'uwacitse intege mba nazicitse. Ubwo rero muri ubwo buzima twagiye ducamo, abantu benshi bagiye banca intege cyane, bati ibyo bintu bireke, uzabitangire ufite imyaka 20 cyangwa waranashatse, bati ibyo bintu uzabireke. Ariko kuko ahantu Imana yankuye nkomeza mbyibandaho cyane. None se Sandrine, reka tukomeze turebe, wakomeje kutubwira ngo kujya ahantu ukabwiriza. Akenshi hari igihe bavuga ati iyo umuntu atangiye, bakavuga ati hari umuntu twaganira ubwashize atubwira ngo bamuhanuriye ko umukozi w'Imana avuga ati karabaye mbaye umukene. Ibyo bintu ntabwo bitekereza kandi wavuze ko ibintu by'amafaranga utabikozwa. Wowe ubona atari byo bintu uri guhitamo, ntukunda amafaranga kandi nibyo uri gukora, bimeze bite? Ahubwo ngubwo ugiye gukunda amafaranga nawe uba wikunze, kuko ntabwo wajya gukunda amafaranga utekereza ubwo bukene. Iyo winjiye mu by'Imana na Imana yinjira mu byawe, ntabwo yatuma wicwa n'inzara cyangwa ugira ubwo bukene nawe iri mu byawe. Ubwo bukene pe abantu benshi babutekerezaho bakarabutinda, bati Imana tugiye mu byawe, ubukene nta kazi biki. Ariko iyo wemeye ukajya mu murimo w'Imana, nayo isigara mu byawe ikagira uko ibigenza. Sandrine, nk'igihe ubimazemo, wenda ni gito, ntabwo ari igihe kinini, ubimazemo ubikora, nihe nyungu ifatika uvuga ati byibuza nakoreye Imana, none nanjye wenda niguriyemo iki ngiki cyangwa mfite iki? Nk'ikintu niguriyemo muri aya mafaranga, naguzemo ihene 3 ziri mu rugo, imwe niyo yabyaye. Ariko mvuga nti Imana uzamfashiriza ihene zose zigize zikabyara nkuko nagiye mbisaba Imana, zose zikabyara ebyiri. Nani Imana ihene zenye nizibyara ebyiri, nzazana kamwe mu rusengero kugira ngo nkwiture nkushimire. Ubwo ikindi nakuyemo cy'inyungu ni ukwegera Imana. Sinabaye nk'abakobwa b'iki gihe, nubwo ntarahagera, ariko nzi ko Imana izagenda indinda ibishuko by'iki gihe. Ubwo izindi nyungu nakuyemo nuko yanyirize mama, igakomeza ikamukiza, kandi nk'ubu ngubu ikaba ikimurinze, tukaba tugifashwe n'amasengesho. Sandrine, ukubwiriza burya akenshi iyo wajya hano kubwiriza uba ufite aho wavuye nyine bana guhaye icyemezo ku buryo buzwi. Aho ntabwo ujya kubwiriza ku buryo buri magendo. Ibintu ujya kubwiriza, ahantu ujya kubwiriza biba bizwi, uba watumiwe, biri mu buryo bwuzi bw'itorero. Hoya ubwo ntabwo ni nakabugeramo, ntabwo ni nakagera ahantu hejuru cyane. Wenda nk'ahantu nagiye kubwiriza aho mu Mutara, ni mu byumba, ni ahantu mu byumba, ntabwo ari mu matorero hano makuru, ni ahantu mu byumba. Aha ni ahantu mu byumba bagendaga bantumira, babaga baziranye na mama ati muzanzane ka kana kawe katubwirize nk'ibyo gutyo. Ntabwo nagera aho gusaba icyemezo ngo ngende njya mu matorero makuru, njya mu byumba, kuko Imana igiye kugutangira. Iyo ugiye kubwira ngo mwana wanjye ndakubakiye, n'inzu wari ufite irasenyuka, ubwo rero ugatangira kuri 0 uzamuka. Ubwo njye ni nkaho nagiye nzamukira, natangiye kuri 0, ahubwo Imana mu ijuru nimfasha nzakomeza nzamuka, njye nagusaba icyemezo. Wowe ufite ikihe cyerekezo mu kwagura ubumenyi no kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kuwukora ugende neza?
nk'intego niyemeje intego yo kubwiriza ubutumwa bwiza, nkagenda mvuga iby'Imana yankoreye, nkagenda nihanganisha abantu nkagenda bacitse intege, nkagenda mbihanganisha, bagakomeza umurimo w'Imana bakihangana kandi ntibacike intege, kuko abantu bagenda baduca intege, ariko ntacike intege, akomeze umurimo w'Imana, kuko Imana izagera aho ngaho yumve ko yihanganye, atagiye mu by'isi cyangwa atakomeje uko yari ari, yihanganye, aho ashikame yihanganye, Imana yo ikagera ikamugira neza. Sandrine, gukorera Imana ni byiza, birimo n'inyungu, ariko Imana ijya inavuga ngo abantu bajye bagira ubwenge. Kugira ubwenge ni ugutekereza no hanze y'amasengesho, ugatekereza ku bundi buzima. Aho ntiwaba ujya usenga gusa ukibagirwa kwiga ukabitera umugongo, cyangwa kwitekerezaho bindi ukabitera umugongo. Burya Imana yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko ntimuryane nkayo. ubwo ngubwo Imana nko ku cyumweru murajya gusenga cyangwa akajyana no mu bindi, ariko ntago njya ntera umugongo ishuri, kuko niryo buzima bw'ejo hazaza, nibwo buzima bwanjye bw'ejo hazaza, kuko nize ntaho naze gusaba akazi ngo akampe nta diplome cyangwa nta mashuri mfite, ubwo byaba ari nko kubura ubwenge, kuko ntago natera ishuri umugongo kandi ntago natera Imana umugongo. Byose umuntu agenda abiha igihe, uburyo ngo igihe n'igihe cyacyo, kuko igihe cyo kwiga ni igihe cyo kwiga, kandi igihe cyo gusenga ni igihe cyo gusenga. Imana rero hari ibyo yagufashije, hari ubuhamya ufite bukomeye, hari ibyo wavuze, hari uburyo yagukirije umubyeyi, hari n'ubuzima wavuze butari bworoshye Imana yakuvanyemo. Wenda hari aho ugeze ubu ngubu ho kwishimira nubwo urugendo rugikomeje. Wowe ufite n'uruhe ruhare rwawe ku bantu bababaye noneho cyane, bari muri bwa buzima wowe wari uri kutubwira bwari bushaririye? N'uruhe ruhare rwawe kuri abo bantu? Njyewe nk'uruhare rwanjye mba numva Imana yo mu ijuru yabakuramo, kandi nkumva nubwo bari ibibazo bikomeye cyane, Imana ivuga ngo umuntu yige, umuntu akagira umutima akihangana agashikama, kandi akazajya akunda kujya gusenga cyane. Nk'ubu ngubu hagiye nk'iby'Imana njya mbivamo, nkumva abandi bana bishimiye gutsinda, nkumva bashaka gutsinda, nkumva bafite umuhate wo kwiga, ntisi ubundi njyewe ndishimira gutsinda, nzarihirwa nande? Nta papa mfite ngo azandihirira, mama nawe ntabwo ageze ku rwego rwo kundihirira ndatsinda ngo mama azandihirire. Ese papa nzajya kumubwira ngo ngwino ndihirire, yarantaye ndi umwana yabuze kundihira primaire azandihira ndi secondaire? Nabyo nkumva binjyanye kure, ariko nanone nkana Imana wankuye hahandi, naha ngaha uzahankura mu bwo kwigunga, nitekereza ku muntu wazandira cyangwa Imana bwa buzima wankuyemo ubu ngubu ntabwo bwakunanira. Sandrine, reka turebe ku ishuri cyangwa muri quartier utuyemo, abashati b'abana muri mu kigero kimwe ntago babona ibintu ukora ngo baguce nk'intege, ati wa mwana we ibyo ni ibiki burimo? Barazinca, kuko njyewe ngiko nk'abangeze ahangaha sinzi kwambara imyenda migufi, kandi ubwo ngubwo n'imyenda ngira myinshi, n'amajipo maremare, amakanzu maremare, ugasanga abo duhuye nabo twigana cyangwa dutanye muri quartier ugasanga ati kukijya nk'umukecuru, kukijya nk'umuntu ukuze cyane, wajya yambara nk'amapantaro, wajya yambara utujipo tugufiya, kandi burya bakamwatse kuki utambara ibintu bigufiya, ukambara ibintu ugeze ku maguru kujya nk'agakecuru. Ndabona buriya biterwa n'uwo uriwe, kandi biterwa n'icyo ugamije. Kwati icyo ugamije ni iki? Kwigira umukecuru ugasanga atangiye kunca intege, kandi ntari kuzi ko ari byo we, ntangiye kwiyambarira imyenda migufi y'ibintu ugenda bintega, ndabiretse. Mama mama urabizi n'ibindi nti ati ibintu ngiye kubikuramo, ngiye kubicishamo, ngiye kwiyambara imyenda migufi, ntabwo nzajya kwambara no bintu birebire.
mama ati ibyo ni akazi kawe bugiye waha Imana yagukuye yamara kumbwira ari cyangwa nkakura ubuzima nagiye nyuramo bo nkumva ngarukiye Imana. Ariko abana benshi banci intege n'ijipo namba ku ishuri nta nubwo bamenya ko ari njye uba yambaye nagenda nk'abakanu gato kuko nikijya ku maguru ni kirekire kijya ku maguru kandi ni nini mu mpande ugasanga niho gushingamo agati mbese muri iyo jipo. Ndetse Sandrine imyenda migufi imyambarire kuri wowe nk'ipantaro ijipo ngufi kuri wowe wumva waba utambikira ubaye uyambaye cyane rwose kuko njyewe nzi ko abantu bose bambara imyenda migufiya baba batizera Imana. Nzi ko abantu bose bambara amapantaro baba nta cyizere bafite ku Mana kandi Imana itabahaye icyizere cyayo. Njyewe buranzi ko kwambara imyenda migufiya nkamina ari icyaha ku Mana. Nzi ko kwambara amapantaro ari icyaha. Kumva abantu rero kandi nyambaye imyenda miremire kuko njyewe nta kibi ntwaye nta soni binteye aho siya bumva bafite isoni bajya byihamana mu mutima wabo kuko njye mba numva ntacyo bimbwiye. Kandi mu buzima ikintu mama yamye yanga ikintu cyitwa mini. Mama yamyanga mini yamyanga imyenda mitoya imyenda migufiya nenda rero singiye kuzateza mama gahinda nako yararimo singiye kuzamuteza agahinda. Reka njye nambara ibyo ashaka sinshaka kuzajya niyobora mu gihe nkiri kumwe nawe cyangwa azasuye mu muhanda yongera asare nkuko byari bimeze nka mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo Sandrine ku giti kuri wowe ariko n'imyumvire yawe ntago utekereza abandi ubyambaye umucira urubanza. Singiye kwirarape mucira urubanza nk'ahantu buraho kuba bambaye gute nkaho Imana iba yarabakuye ko nzi ko nta muntu utagira aho Imana iba yaramukuye kuki batibuka ejo habo hazaza cyangwa kuki batibuka aho Imana iba yarabakuye bakambara imyenda igeze hariya. Nanjye ubwanjye nkumva ngize ifuhe ari mfite nk'ubushobozi nagenda nkayibakuramo cyangwa nagenda nkani imyenda mwambaye ntago ari byo. Hari umuntu nagiye mbibwira gutyo twa dutanye nane uyu ni imyenda uba wambaye ubwo ngubwo hasi ubwo yanyu umuntu ambaye rumba nk'iza uhajye nkiyambarira ko Imana ibarabimpaye. Imana ibaragwemye nako nabwo bakubwiye ngo ugende wambare izo mene zigeraho ngaho. Mbona ntabwo arandakare cyane ngo bamwinjire mu buzima n'Imana sinzongera kugenda ngira uwo mbibwira gusa nzayambyamana mu mutima ubone ko byambabaje. Sandrine reka tuze ko watubwiye ko ufite impano 5 wadusobanuriyeho 3 ngira ngo hari ucuranga iki gicurangisho noneho ugenzura iki? Ubugenzuzi nko kugenzura nkani uyu nguyu mwuka w'Imana uyu nguyu nta mwuka w'Imana afite cyangwa nti uyu nguyu afite umwuka w'Imana n'Imana imukoreramo afite umwuka w'Imana cyangwa nti uyu nta mwuka w'Imana afite cyangwa nti uyu nguyu n'umuyobozi cyangwa se umuyobozi gutyo nk'izo mpano nk'umpano y'ubugenzuzi ni gutyo njye nyikoresha. Ndako ndiko n'abandi ko bayikoresha impano y'ubugenzuzi ukara nk'umuntu hati uyu nguyu afite umwuka w'Imana cyangwa umupasiteri cyangwa arimo kubigenda mu gakeya cyangwa arimo kugenda biza gahoro gahoro ni gutyo nyikoresha. Gucuranga ni ingoma aho gucuranga byose nabigeraho Imana niko yanansenga Imana ngo nayo iyisohoze yarambwiye ngo nzajye muri korari bangisha ingoma ndayizi njyana ariko kuzavuga ngo nukujya gucurangira abantu ibyo ntago birazamo. None rero tugiye gusoza ugiye guha ubutumwa n'uhe butumwa ugiye guha cyane cyane abana muri mu kigero kimwe n'abandi bantu bose muri rusange? Hari abantu bihebye, hari abana batitwaye neza, byose bikomatanyirizeho abana babasuzugura, abana bumva ko ibintu byo gusenga byo kwegera Imana hari iby'abantu bakuru ari iby'ababyeyi babo gusa. Abo bantu ugiye kubaha ubuhamya noneho unakomoze ku bantu bihebye bari mu buzima butari bwiza bafite ibibaremereye. Mpereye ku bantu basuzugura uwo ngubwo ntago
uba wirengagije. Ntago niyo wavukira mu buzima bwiza bona iwanyu nta kibazo, nta hantu Imana iba itaragukuye, no mu mivukire yawe ishobora kuba warahuye n'ibibazo bigiye bitameze neza, ukagenda uhura n'ibibazo uvuga ngo kuki musuzuguye, ese musuzuguye kubera iki, ese kuki byambyaye, kuki cyatumye atanta nk'abandi ababyeyi mbona bata abandi bana, kuki atantaye mama wanjye, kuki se batantaye. Kugira ngo umusuzugure banza uvuge ngo ubanze witekerezaho ati kuki atantaye, mbese kuki agejeje izi saha akindera, mbese kuki angurira imyenda akanyitaho nk'umwana we, nihe mpamvu musuzuguye. Hagiye umusuzugura ufite impamvu, ariko ngenzi ko nta mpamvu yatuma umusuzugura. Nk'ikintu cyo gusenga rero, abana bose hajya baba badakijijwe cyangwa baba bakijijwe, ikintu cyitwa gusenga ni icya buri umwe wese, ntabwo ari cyo kujonjora ngo abakuru basenga ngana ntabwo basenga. Muri biraha nuko ntazi aho byanditse neza, ndumva ariko kwa gukunda gusoma Bibiliya ndumva nagiye mpacamo ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo kuko azagenda asaza atarayiyoba. Ubwo rero iyo umubyeyi wawe agutoje kudasenga, ubwo nawe nta gusenga, ariko nawe ujya kwati se kansenge, ukagenda ubyitoza. N'umubyeyi atabigutoza, si ngombwa ngo umubyeyi abigutoze, nawe ugenda ubyitoza. Gusenga ni icyawe mwese, ntabwo cyo kujonjora. Nk'abantu bahangayitse rero, nzi ko mu buzima nta wari uhangayitse kuturusha, cyangwa nta wari ufite ibibazo byacu kuturusha, nubwo wenda bagiye bariho benshi, nubwo ntabwo ngiye nzi, ariko nzi ko twagiye twiheba kenshi. Mu majyaho nayo hagiye kwiyahura, ndamuhumuriza. Ubwo ndi umwana muto cyane, ndamuhumuriza, ibintu bigenda mbona amajya agarura ubwenge, mbona kwiyahura arabiretsa bivuyemo, bigenda bibaho gutyo. Ubwo rero mu bantu bababaye cyangwa bahangayitse cyangwa bihebye, nagira ngo mbabwire ngo mu ijuru hari Imana, hari Imana ishoboye byose, Imana nyir'ubutware, Imana nyir'ubushobozi, yashoboye ibyari biruhije kugeza ahangaha ni ukubera Imana. Nuko wangeze ahangaha, kuba nambaye, kuba mfite ubuzima buzima, kuba nta kibazo mfite, nubwo bigiye bihari byinshi, ariko mbiharira Imana. Nk'abana badafite base ndabihanganisha bo, kuko ububabare bwo kutagira papa wawe mba mwumva, njye mba ndabuzi 100%, kuko ntuzi igitsure cya papa wawe, ubuzi igitsure cya mama wawe wenyine. Kandi burya ngo aho umugore ava hose akajya, nubwo mbivuze mu mvugo mbi, aho umugore hose ava akajya ngo arasuzugurwa cyane. Nubwo ariko aho umugabo hose ari haba hubashywe, aranamwubaha. Ati papa arankubita, arandera nabi ku mama wese yamaze gusaza, ntabwo yankubita, ntabwo yankoraho. Ariko mba mvuga nti Imana uri mu ijuru, uzampe umutima wo kubaha mama kugeza apfuye, uzampa umutima wo gukomeza kubaha mama, kuko nta wundi mubyeyi namye ndi ya mama. Burya nubwo mba nafite papa muri ubu buzima gutya, ariko mu ijuru Imana irahari. Mbavuga nti Imana iki niki, Imana inkweto zashaje ndashaka inkweto, Imana imyenda yacitse, Imana amakaye yashize, kuko njye nta kintu yaratuye ngo nkibwe ngo nashaka iki ngiki. Ku ishuri badutumye amafaranga, Imana wajya ko ku ishuri badutumye amafaranga, kandi ubuzima turimo amafaranga wadutumye ntaho twapfa kuyabona vuba. Imana ndashaka amafaranga, nkagenda nkabibwira Imana ikazajya kubigenza ikanyishyurira. Nigeze kwandikira urwandiko nshaka imyenda ndushyira munsi ya tapi, mama atabizi, nsengeye imyenda, nsengera imyenda n'inkweto, na Imana wampa imyenda, wampa inkweto, ariko ikirushijeho ukampa ubwenge mu ishuri yarabumpaye, kandi imyenda yarayimpaye. Ubwo ikintu nagira ngo nkumozeho, nkumuzeho nihanganisha abantu bihangane, kuko nta kitagira iherezo. Sandrine urakoze cyane,
ku buhamya bwiza duhaye abakunzi b'Iyobokamana TV. Mwabyumvishe ni Sandrine twaganiriye na mama we mu gice gishize, atubwira ubuzima banyuranyemo n'uyu mwana, atubwira uyu mwana impano ikomeye umwana afite. Ni Sandrine niwe tumaze kuganira. Sandrine, dusoza wigeze kutubwira ko Imana yakubujije ko usengeye umuntu aguha amafaranga mu ntoki ngo yemere, bisaba ko yamaze gusubizwa akashaka ko hari icyo yaguha umuha konti akayashyiraho. Kuri konti ufiteho nk'amafaranga angahe kugeza ubu? Kuri konti mama nawe amafaranga mfite kuri konti yanjye na mama newe ari ubwe, nubwo ntabwo umusuzuguye, ntabwo yayigezaho rwose, si ukumusuzugura, ariko ntabwo yayigezaho. Kuri konti mfite nk'ibihumbi 200, 300 gutyo, 350 numva rero mfiteho, kuko aho mperutse kujyayo mperutse kujyanayo 10,000 yari 34 gutyo, 350 gutyo, 340 gutyo. Ndumva ariyo aho mperukirayo ndumva ari, ariko ubwo wasanga yarongeye, kuko haragenda bampamagara nkabaha nimero, simenye aho boherejeho, simenye niba bohereje 1000, simbimenye, nkazijya kureba kuri konti yone njyanyeyo nk'ayandi, nkasanga amafaranga yiyongereye. Sandrine, turasoza rero tukwifuriza ko Imana ikomeze kugongerera amavuta, ikomeze kuguha imbaraga. Uri umwana muto, hari ibishuko byinshi hanze aha. Imana ikomeze kukugumisha mu murimo wayo, kandi uyikorere ukure uri umukobwa ushima Imana kandi uyubaha. Ubwo nsubiye inyuma gato, icyo nibagiyeho gatoya, Imana yaje kumbwira muri iyi minsi ngiye gusenga mu butayu, ngiye gusengera ubwenge, nsaba Imana ngo izampe umuterankunga. Abandi bana bishimiye gutsinda, Imana uzampe umuterankunga, kuko ntago natsinda. Ndashaka gutsinda njye muri internet ndikunda mu buzima bwanjye. Imana yego impaye segonde, ntago impaye nari ntago nayanga ngo nashaka interina. Nkunde tena mu buzima bwanjye, nkunde interina ku buryo numva ku bwanjye ndamutse nsinze niyo namba amafaranga nataba hari nakwiga interina, ariko nkumva ntabwo byakunda. Imana ubundi kutabaye mu bukire ngo ninda natsindwa azangurire, kuko nkunda interina mu buzima bwanjye. Ubwo rero mu byo ngenda nsengera, nsaba Imana, mba ngenda nsengera kugenda impa ubwenge cyangwa impa abaterankunga. Ubwo ngubwo muri icyo gihe rero nagiye nyisaba abaterankunga ikanyihorera, ariko nkumva ko izabikora. Ubwo rero ikintu nshishikarijeho abantu basenga Imana bizeye, kuko ntabwo wasenga Imana utizeye ngo igire icyo ukora. Amafaranga mba mfiteho mbavana Imana mama kugira ngo azayankureho, si ukuvuga ngo ndabyanga ngo banyamwema, ikindi ngamije kuyakoresha. Mba mvuga nti ndamutse nsinze niyo nakwishyura igihembwe kimwe, ikindi Imana cyazajya kujya mu gihe cyo kwishyura na Imana yabikoze. Kandi ndamutse nanatsinze nkajya na Imana mu ijuru yabinkorera. Ndamutse ngenda nayini nakwigwa mutwe dukayi, ntago mjye kurushya mama, nakwigwa mizo nifomo, nabasha kwishyura dukeya, ntago mjye kurushya mama. Sandrine, nimero za telefone umuntu yakubonaho agushaka nizihe duhita dusoza? Ubwo nimero za telefone ntago najya mu gihe cyo gutunga telefone, nisezerano nasezeranye na mama ko ngo nutunga telefone ukiri muto rwose ntuzambere mu rugo, nayo kuko numva gutunga telefone nkiri umwana bitavamo. Nkure yabashaka bamuga kuzamama ngo kure muteni ni 0788 43336 472 Tigo ni 07 Tigo 0722 36 55 nizo banshakiraho. Nizo banshakiraho ko konti ntago ari ngombwa kuyivuga. Sawa.